bacomotse abo ntibari mu rusengero bari hanze ati none uko ugenda unkoraho bagenda bavuga imigambi yabo urekodinga ibyo bari buze kukubwira uri buze kuza kuba impanyuma hari ukuntu wewe wamenye uko urwana intambara z'abahungu ariko uri hari igihe atari kuzishobora kuko ntiyera uwubatse akwiriye kujya kubwira abagore bananiwe akababwira ngo mwihangane mugire urukundo no mu bikomere none ndimo ntaha umuntu amfunga kaci gutya ahita abwira undi ngo mutera icyuma atarakizamura hirya yaho haturuka undi muntu reba kubugira umwana musa ariko ugashyira urushyi ku munwa ngo nta kintu Imana ariko ubu nta kintu Imana yakoze Imana nta kintu yakoze Imana nta kintu yakoze Mana ndengerana amen haleluya munyikirize haleluya haleluya dushimye Imana itwemereye kuboneka Imana ishimwe twakiriye abantu bose bari muri iki gihugu mu majyaruguru mu majyepfo birasirazuba n'uburengerazuba rero tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana umuntu wese yiyumvemo ikaze amen ko mutanyikiriza amen twita dusome ijambo ry'Imana mu Kuva igitabo cyo Kuva ni igitabo cya kabiri bitirira Mose ibice 14 umurongo waho turasoma umurongo wa 10 igitabo cya kabiri bitirira Mose cyangwa se mu kinyarwanda njye numva abantu bakoresha baravuga ngo ni igitabo cya Mose ariko siko biri ni imvugo itari yo mu mvugo ya Bibiliya bakitirira ni igitabo cya kabiri bitirira Mose ibice 14 umurongo waho wa 10 dusome ijambo ry'Imana mwahageze igitabo cya kabiri bitirira Mose ibice 14 umurongo waho wa 10 dusome ijambo ry'Imana hari ijambo rivuga ngo Farawo wabatuze Abisiraheli bubura amaso babona abanyegiputa bahuriye inyuma yabo baratinya cyane Abisiraheli batakira Uwiteka babaza Mose bati ntamva zari muri Egiputa utuzana ngo dupfire mu butayu ni iki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa sibyo twakubwiraga tuti sibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorera abanyegiputa kuruta ko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu insanganyamatsiko yanjye cyangwa ijambo turi buganireho dutindaho cyane nta nubwo ndi bukoresha iminota myinshi ariko insanganyamatsiko y'icyo wajyana mu ijambo twize ni kuri 13 haravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere hanyuma 15 ni naho nshaka ko tuza kuvuga cyane haravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati iki gitumye ntakira ngira Abisiraheli bakomeze bagenda dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu umwanditsi ni Yohana nako ni Luka ibice 18 turasoma umurongo w'8b kugira ngo rero tubone b ku bantu batinda gusoma no kubera iminota yacu bayihuta nagira ngo duse n'abantu bahasoma hose ariko insanganyamatsiko iri kuri b haravuga ngo ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi noneho ngewe iryo nshaka riravuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi kuva habajije ngo Uwiteka abaza Mose ati ni ibiki bituma ntakira babwire bakomeze murumva ndi butinde ko mutanyikiriza murumva ndi butinde uvuge cyane ngo amen yego haleluya amen munyikiriza ariko haleluya amen cyagenze bitera haleluya amen Bibiliya ivuze iki Bibiliya iravuze ngo Farawo abatuze utuka murabyumva yabirukanganya agiye kubafata mwese murimo murabyumva abahariya murimo kubyumva n'abahariya murimo kubyumva Farawo abatuze hari ukuntu ikintu kikwirukankana wabona kigiye kukugeraho ukaba wasohora amagambo ajyanye utari urandetse ndagiye murimo murabyumva mwagiye mubyumva ko hari abantu bagiye bajya gutoka bwati sinapfa ntagututse ntabwo ndi bugendera aho ngaho reka mbanze ngira amagambo nkubwire watugura uricaye mu ijuru mwagiye mubyumva Bibiliya riravuze ngo Farawo
bari muri Egiputa kutuzana ngo dupfira. Iyo bavuze ngo ntamva sizwe bavuze gusa ko baravuze ngo Egiputa ni yari ifite tungurusumu. Waheba umubyeyi tungurusumu ko mutavuga cyane. Abantu mwabyaye wafata tungurusumu ukayihonda ukayiha umugore wabyaye. Reba rero abagore babyariye ku nyanja umubabaro wari uhari baravugaga ngo nta na tungurusumu zabaga muri Egiputa kutuzana ngo dupfira. Urumva umubabaro wari uhari. Abasaza n'abakecuru bahindaga umushyitsi kubera umuyaga wo ku nyanja ngo amagufa akanyeganyega. Bagasohora amagambo bakavuga ngo ntamva. Bibiliya rero buriya iyo bavuze ngo ntamva bavuze amagambo menshi. Baravuga batari ko Egiputa yagiraga n'amadegede none tuguye hano. Bavuga amagambo menshi akomeye. Bibiliya iravuga ngo Mose yumvisha ayo magambo bavuga nawe ahita avuga andi akanwa gakora ibitangaza. Munyikirize ngo amen. Bamutanyikiriza cyane ngo amen. Mose hagarara imbere y'iteraniro nk'aho mpagaze arababwira ngo abanyegiputa mubonye ntabwo muzongera kubabona. Ntabwo yababwiye ngo niko Imana ivuze, ahubwo yarababwiye ngo abanyegiputa mubonye ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ariko mbaha icyambere ni mwicecekere. Haleluya. Ko mutanyikiriza haleluya. Mose amaze kuvuga atyo yigira hirya afata inkoni mu ntoki ashyira urushyi ku munwa ngo arataka aravuga ati Imana iza nk'itembereye imubaza ijambo twasomye. Iramubaza ngo Mose nibiki bituma untakira? Ariko se koko nta bihari? Abagore babyaye baravuza induru ngo babahembe tungurusumu nta bihari? Abasaza bari ku nyanja barimo guhindagana amagufa nta bihari? Nta bihari? Muzi impamvu Imana ije ikaza yibaza ngo nibiki bituma untakira? Ntago Imana ijya ibona ibibazo kuko igira ibisubizo. Mwanyikirije ngo amen. Imana niyo yari ifite umuhungu wa Sara. Kuba Aburahamu ari bo kuvuga ngo urumva ngo nguriki ngo umuntu ngo wo mu rugo iwanjye ngo ni uzaragwa ibyanjye kubera ko Imana ibitse Isaka. Urumva ufite ikibazo? Hana arimo ararira ku rwego anyeganyeza iminwa kubera ko Imana ibitse Samweli. Ariko uyu bite ntago Imana ijya ibona ibibazo, Imana ifite ibisubizo. Mwanyikirije cyane. Imana ifite iki? Niyo mpamvu Imana irimo kubwira ngo nibiki bituma untakira ifite umuya. Haleluya. Impamvu irimo kumubwira ngo nibiki bituma untakira ibitse umuyaga. Uri gukora umuhanda, Imana ifite umuyaga wo gukoresha umuhanda ahantu hari inyanja hagahinduka kaburimbo. Mwanyikirije ngo amen. Imana igira imbaraga. Niyo mpamvu iza ibaza itari ko se uravuza induru y'iki? Mu bintu byababazaga Imana ni ukuntu Mose yafashe inkoni mu ntoki gutya akavuza induru. Iyi nkoni yari afite ni ya yindi yakuye kwa Hetiro. Yari yarayijyanye kwa Farawo itoragura ubupfumu, itoragura uburozi, itoragura ubukonikoni bwo muri Egiputa, arongera arayifata. Noneho agafata iyo nkoni yakoresheje ibyo akayifata hano, agafata urushyi agashyira ku munwa. Imana ikaza ikavuga iti ariko se Mo ntago uzi ko ufite inkoni yamize ubupfumu n'uburozi bwa muri Egiputa ufite kandi ukaba urimo kwivuzanya induru? Nubwo abantu bafite intambara ntibafite ibintu Imana yakoze ubushize. Umuntu ayo ko umukobwa usa n'abashyira urushyi ku munwa. Uzi yuko wabyaye umwana usa nawe? Nuramuka uvugije induru utarabyaye tuzamubwira iki? Nukuri ko Imana urimo uravuza induru wambaye impeta, ubwo uzabwira iki abakobwa ko nawe utizera nta jambo ufite? Neze ufite impeta ariko ushize induru ku munwa. Imana nta bintu yakoze, turashonje. Murashonje ariko wambaye impeta. Reba kubugira umwana musa ariko ugashyira urushyi ku munwa ngo nta kintu Imana, ariko ubu nta kintu Imana yakoze. Imana nta kintu yakoze.
imana nta kintu yakoze. Imana mwateye haleluya niba yarabikoze, mwateye nindi niba mwibuka ko imana hari ibintu yakoze. Ubana neza n'umugabo kandi ushize urushyi ku munwa, umugore rwananiye turamubwira iki? Bari umbwira ivuga butumwa turi bushyira umugore ufite umugabo umwinjirizaho. Abagore kabiri umukubita ufite igikomere cyo mu rugo, wowe ubana neza n'umugabo ariko ngo wabuze ibiryo ngo yae ngibiryo mwihane ko mutaturara. Imana igira ite? Mwatura cyane. Bibiliya avuga ngo umuntu niyatu mwatura cyane. Imana igira ite? Ubu nuramuka ushize induru ku munwa, uzi ko mwari musika Imana yadukuye mu cyaro. Imana ntiyabakijije ibitebo ikabakura ku isuka. Ndashimira umuntu wanyirukanye mu cyaro akanzana i Kigali mu muha. Imana ihabwa icyubahiro ko nageze i Kigali. Komera Imana amashyi yatugejeje inaha. Imana ntiyatuzanye i Kigali. Uzi ko Imana yadukoreye ibitangaza. Uzi ko ndimo ngenda nkajya mbibona havuga ni yae warakoze. Numafashishwe. Mwanyikirije ngo amen. Abantu turi kumwe haleluya. Ugereranyije ibitero wahuye nabyo ntibyari kukujyana nijoro ukagwayo, ariko Imana urimo uravuga ko nta kintu yakoze ugashyira uki ku munwa ngo ye ngo Mana wego nta kintu wankoreye. Buri Imana uratekereza ko ikubona gute uvuga ko nta kintu Imana yakoze? Imana ntiyakoze. Ko mutavuga Imana ntiyakoze? Imana rero yarebaga Mose afite inkoni yashize mu nyanja, inyanja ikabyara ibikeri, afite n'urushyi ku munwa. Kavuga ariko se uriya mugabo yabaye iki? Kamati Mose we Mose nibiki bituma untakira? Habaye iki kuri muvuza induru kandi ufite inkoni washize mu nyanja, inyanja ikabyara ibikeri? Habaye iki kuri kuvuza induru ufite inkoni wakubise mu gihugu cyukuzura inda zikajya kurwana? Nkakwereka ko ngira imbaraga. Uzi ukuntu Imana yagiye twereka ko igira imbaraga? Imana ntiyagiye twereka ko igira imbaraga. Imana yagiye twereka ko igira imbaraga. Uzi ko yagenda mu nzira havuga Imana igira ite? Imana ihimbazwe. Yaturinze impanuka, iturinda impfu zitunguranye, iturinda amahembe ya nijoro. Imana yarakoze. Imana yamamara. Ongera wamamare warakoze Yesu. Ongera wamamare kubw'ingo ziri aha hantu. Ongera wamamare kubw'abakobwa n'abahungu warinze. Ongera wamamare. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Warakoze, warakoze. Twanateranye. Ongera uhabwe icyubahiro. Dufite ibyago n'amakuba ariko twaranariye. Usiko abantu bahora barira. Umuntu agahora avuga nta kintu Imana yakoze ngiye kuzapfa. Uye koko Imana yakoze neza. Muvana amatiko imbere y'Imana. Imana yagize neza muyihe icyubahiro. Oya Imana yanjye muyivana muyihe icyubahiro. Imana yarakoze. Imana yarakoze. Uzi ko hacu haba hatakibukwa. Uzi ko amaze iminsi ntekereza hari igihe navuye ku ishuri ari nijoro, none ndimo ntaha umuntu amfunga kaci gutya, ahita abwira undi ngo mutera icyuma, atarakizamura hirya yaho haturuka undi muntu aramufata mukubita ku gikuta. Noneho uwamfasha n'uwakubise undi sinabamenye. Buri Imana igira ingabo, iraziremera ko kanya. Imana yigirira ingabo. Imana yigirira iki? Imana yigirira ingabo. Kubw'abadayimoni bakakurangije umuntu ugenda n'ishakoshi i Kigali. Muhe Imana icyubahiro. Nabona none umutangiye gufashwa. Ubundi se mwari mwagiye? Haleluya. Ko mutangiriza haleluya. Ngo mwari mwabaye iki? Haleluya. Imana ibaho umugisha. Wikwicara hangaha ngo ujye uvuga ngo urumva ngo nahuye n'ibyago. Ubisiko ko uriho ariko wahuye n'ibyago n'amakuba ariko unariho. Wahuye n'intambara ikomeye ariko unari. Imana iza gusura Mose. Impamvu yaje imubaza ngo ni ibiki? Nuko ifite umuyaga ugiye gukora umuhanda. Imana yari ibitse umuyaga igiye gukoresha umuhanda. Wari umuyaga wotsa iri bunyuza mu nyanja hagahita huma.
iraza iramubaza iti ariko ni ibiki? Urafata inkoni ukayifata hano, ugafata urushi ugashyira ku munwa, ukavuga ngo yanga Imana ngo nta kintu yakoze. Wabuze minerivare ariko urabafite. Ubwo siwe turabwira icyo wababuze. Haleluya. Ko mutanyikiriza haleluya. Abantu turi kumwe haleluya. Uwubatse akwiriye kujya kubwira abagore bananiwe, akababwira ngo mwihangane, mugire urukundo no mu bikomere, mugire ibanga no mu bikomere. Niba urese none nawe uravuza induru, nabo bakavuza induru, Imana ikabona abantu babiri bavuza induru, uwubakiwe uwa rugwana bombi barajya imbere y'Imana, Imana ikabura amashimwe hagati aho. Uwabyaye n'utarabyaye ati wampaye abana Imana n'utarabana ati abize n'abatarize ati ababanye diplome n'abasize ati narize none nabuze akazi waranize. Ariko haleluya. Ko mutanyikiriza haleluya. Ubwo uravuza induru waranize wowe. Ubwo uri muravuza induru wowe waranize, abatarize ubwo turababwira. Waruzi ko hano hari abashomeri batanize. Hari igihe umuntu avuze induru ngo ngo perimi yanyu wowe uranayifite. Uzi incuro abantu bakoze. Murimo murafashwa? Afashijwe? Noneho nagira ngo mbibarize. Haleluya. Ko mutanyikiriza haleluya. Abantu turi kumwe haleluya. Nubwo dufite intambara Imana ntiyakoze. Nubwo dufite ibyago n'amakuba akomeye Imana niyo ifite ibintu yagiye isenya imbere yawe, ukajya ubona hari umusozi uridutse ukawunyura hejuru. Ntabwo wajyanye n'abantu kubyara abana, uzi ko hari igihe ujyana n'umuntu kubyara uwagapfuwa ukamuzana uteruye uruhinja, ukagaruka hano ukavuga Imana ntiyakoze, ntabwo nabashingiye umukobwa wanjye, ntabwo itorero rya Sejemu ngiye narikingiye muri umuna wanjye yitwa Ngeneye Serafina, yashatse umugabo witwa Mayira hano, mwarimu w'abana, ntabwo nabashingiye. Nese undi nashyira urushyi ku munwa, yashingiye muri umuna wanjye areka kunkingira gute katarazi no kuvuga. Mwigeze mumubona abwiriza? Urya mukobwa ntiyarazi kubwiriza, ariko yarazi akantu kamwe, yarazi kunyoza ibirenge naniwe akanangaburira neza. Nose yabura ate gushingirwa ko ari umudiyakoni mwiza ushoboye? Ariko urya mu buzima busanzwe yibera mu mirimo yisanzwe. Ibintu bya mu rusengero mwari mwamubona hari ahantu yaje ngo Yesu ngiki. Ubwo Imana niba yarashingiye uri utazi no kuvugira imbere y'abantu, murumva tutavugiriza induru ubusa? Murimo murafashwa? Ko mutanyikiriza haleluya. Munyikirize haleluya. Uzi ukuntu Imana uzi ko narinzi ngewe ukuntu navugaga narinzi ko atari nge wageru. Uzi ukuntu Imana ikora. Twagiye ahantu gusenga, Imana irambwira ngo ndi Uwiteka, ngiye gukora igitangaza iwanyu, kingire nde ntimuri umuna wanjye. Ngiye niwe nashaka akagenda, uko niwe nari mfitiye ubwoba. Uzi impamvu? Hari ukuntu wewe wamenya uko urwana intambara z'abahungu, ariko uri hari igihe atari kuzishobora, kuko ntiyarazi kuvuga ibintu byinshi, ntiyarazi guhagarara imbere y'abantu uretse abana. Nuriya mugabo we yakundaga abana, bombi babaga mu bintu byo gukunda abana, ibyo babagamo. Umwe yabaga mu bana ba Sejemu, undi aba mu bana b'i Kanombe, bahurira mu bana. Umwe asanga akunda abana, n'undi asanga akunda abana. None Imana yabahaye abana. Uzi ko Imana ikora? Imana ikora binyuranye nuko twe dukora. Murimo murabyumva? Imana ikora binyuranye nuko uwabyaye kabiri. Abantu bazi ko ari mukuru wanjye, noneho yarahindutse aba umugore nyine. Abantu basigaye bambwira ngo wa mukuru wawe ababwira nturiya n'umwana, ni ngiye mukuru. Haleluya. Ko mutanyikiriza haleluya. Uzi ko Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Abantu babutashye twagize ubukwe bwiza muri Dote. Abashumba, abapastoro, abakozi b'Imana baravugaga bati ku bwa Esteri genda umuvuga butumwa. Shemu sindi umutumisha ntunyemera, Shemu ni inshuti yanjye. Haleluya. Munyikirize buriya gukorera Imana ni byiza. Gukorera Imana ni
ujye mukorera Imana, ubikore wumva ubikunze. Niba ugiye kuririmba uririmba wumva ubikunze, niba uje kubwiriza bwiriza ubikunze. Umurimo wose ukora ujye ukora wumva. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ko mutangikiriza, Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Nari ndimo mbabwira ngo dukure induru twizere. Hariho umuntu wari uturanye n'undi nkuko muturanye na bano bantu b'imbere. Bibiliya iravuga ngo hariho umucamanza n'umupfakazi mu mudugudu umwe. Ubwo ni Sejeni. Umwe atuye hepfo cyangwa haruguru, uwo haruguru akajyaza gukomangira uwo hepfo. Akaza akavuga ati wantabaye. Bati kingura urebe. Kingura aho ngaho urebe. Ngo yakinguye baturinde, bati ndi umupfakazi nagize ibibazo. Akavuga iyo umuntu akennye avuga amagambo. Naragize ibibazo narahungabanye nawe n'ibigeragezo. Bamwe ati insanganyamatsiko ni ukuri umupfakazi kandi icyo bashaka kuvuga nuko ushaka kurengerwa. Kinga aho ngaho. Ku munsi wa kabiri akagaruka ati ntabara. Bagakingura baturinde, bati ni wa mupfakazi ati kinga. Ku munsi wa gatatu akagaruka ati muntabare baturinde, bati ni wa mupfakazi. Ku munsi wa kane akagaruka ati mwandangeye, bati kinga. Noneho bageraho barabimenyera. Hagira umuntu ukomanga bati ubwo nta wundi ni wamu. Ko mutavuga cyane, nta wundi ni wamu. Ngurusaku rumaze kuba rwinshi, umucamanza akorana inama nabiwe mu nzu. Arababwira ati murabizi ntago nubaha Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri nta muntu njya nitaho. Ariko urusaku rw'uriya mupfakazi uhora aza guhondanga hano narurambiwe. Abagabo bose banga urusaku. Murabizi mu miterere y'abagabo uko bakoze muri matsiyeri zabo zibakoze banga. Ko mutavuga cyane banga iki? Abahanga bavuga ko yabikemuye mu rwego rwo kwirinda. Arabwira ati sinubaha Imana, kabiri sinitana ku bantu, ariko uyu muntu uhora uzaha ndamurengera amvane urusaku. Imana rero irasa iravuga iti ngewe mbaye uriya mucamanza, ariko Imana ntago ari umucamanza. Nuko yigereranyije nabo. Abapfakazi bagira twe. Musoma neza Bibiliya. Mu bapfakazi ni twebwe tugereranywa n'abakirisitu twirwa tuvuga ngo Mana ndengerana babaye. Uri hari abantu bazi gusenga ku buryo ashobora guhera nimugoroba akageza mu gitondo adacecetse kandi n'amagambo atarashira. Urerura buryo akavunagura agatwika agashiriza agakubita akarimbura agahingagura ku buryo bujya gucya amavuta y'amasengesho yamuzo. Iyo umuntu yasenze cyane hari ukuntu amavuta ava mu ijuru y'Imana akaza kuri uwo muntu ku buryo niyo wamureba uyamubonaho. Mwanyikirije cyane ngo amen. Abantu turi kumwe haleluya. Hanyuma rero Imana iravuga ngo ngewe mbaye umucamanza. Utubaha Imana ntite no ku bantu niwe nigereranyije nawe naho nabawe. Niko Imana ivuga. Kabiri abapfakazi n'abakirisitu bahora bavuga bati dutabara turengera turwanira twiyereka. Bibiliya iravuze ngo Imana izarengera intore zayo. Ryari? Ngo ryari? Abantu batabara za kumanywa na nijoro ngo izazirengera. Ko mutavuga kera cyangwa vuba? Izazirengera. Umva ikibazo rero ngo yasigaranye. Yaravuze atari kumu nubwo mfite misiyo yo kubarengera vuba, umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kuki bamwise. Umuntu aherutse kumamagara ngo musengere, arambwira tugitangira gusenga ndatangira kuvugirwamo n'abadayimoni. Ntigutese ati wowe fata telefone yanjye, ati iyo umuntu ankozeho batangira kuvuga, ati none uko ugenda unkoraho bagendera bavuga imigambi yabo. Hise ubundi baturuka ati kwa tante nose kuhazi kandi ukabuje ngo ngusengere. Arambwira ati ngewe ndabizi umukozi w'Imana wese ankozeho bahita batangira kuvuga. None urekodinga ibyo bari buze kukubwira, uri buze kuza kubimpa nyuma.
ndamaza ntumva atari system. Ibyo bintu wowe urumva utabizi ko nibagukoraho abadayimoni bari buvuge. Kandi nibatangira kuvuga turi bushyireho rekodo. Hanyuma ukaza kuza kubyumva nyuma ndakumva ibyo bintu atari siyasa. Wakizeye. Abakristo bacu n'abana beza. Kwizera ni ikintu kibagora. Nubwo twabigisha tukanabateka. Barasenga cyane ariko kwizera kwabo biragorana. Muri kubyumva? Reba kuba wizera ko umuntu nagukoraho. Dayimoni ziri buhite zivuga. Urumva iyo myizerere wanakizeye ko zakuva. Nanasugira ngo ni musengera ziravuga ariko ntizige. Undi nawe nibahura zasenga zivuga zigu. None se urumva yizeye? Yizeye ko ndi bumukoreho zikavuga. Nundi akazamukoraho zikavuga. Nabandi bamukozeho ziravuga. Murumva tudakeneye kwizera? Ko mutarambura ibiganza. Dukeneye? Yesu Imana rero ngo nicyo kibazo yari ifite. Yaravuze ati ariko se umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukibiri mwisi. Narindi mu biganiro mu kanya. Umwana w'umukobwa araza. Umuntu twari turi gukorana ibiganiro n'umugabo. Hararaza ntazi umuntu agiye kureba. Ntazi ahantu ari. Ntazi umuntu wamuhamagaye. Bavuganye. Mbona araje. Ndamubaza se muko uyu mugabo uramuzi? Hatashwe. None se mwahuriye ati kuri YouTube. Uhuriye n'umugabo kuri YouTube. Ugiye kumushaka uri wenyine. Uba gusambanyije akagutera inda akakwanduza sida. Ukazapfana igikomere cy'umubaba. Uyu mugabo wari umuzi ati ntawe narinze. None se ubundi bigenze ati nuko nkora. Numva ndababaye. Nababaye. Nase urizeye basi tugusengere. Ati urumva ikibazo mfite ndizera none ariko nimva birongera. Urumva yabonye umuntu yagiye ku kinyamakuru kimwe icyo twakoranaga ibiganiro. Hanyuma abona aho uwo mugabo twakoranaga yatanzeho nimero. Ahita afata nimero ye aramuhamagara. Aramubaza tutuye amurangiriye atuye kandi sinahani kuri. Aramubwira ati nzaza kukureba unsengere. Namubajije ni umuntu w'umukobwa. Ugiye kureba umugabo uri wenyine. Ntuzi niba ari umugabo urugo rwananiye kandi uri keza. Kagakobwa kari keza. Kari gafite taye nziza. Hari agakobwa ubona ari keza. Sinavuze naka kantu. Uyu buri abagabo murabarenganya rwose. Nakarebye ntuvuze. Uzi baka kantu bagahejeje umwuka mu nzu y'umugabo. Nakarebye kari agakobwa gafite taye nziza, gafite visage nziza. Keza. Kwibaza ukuntu kagiye gushaka umugabo kari konyine ngo agasengere. Kandi hano twateranye ntiyahaza yacomotse abo bari mu rusengero bari hanze. Abandi barabahamagara bakaba bakoreshwa ibindi bintu ntiriwe mvugira handi kuri kamera. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ibaze kugira ngo umuntu atakaze ubugingo yaragiye gushaka. Murimo muranyumva? Abantu turi kumwe muvuge ngo amen. Abantu turi kumwe muvuge cyane ngo amen. Umwana w'umuntu naza Imana ibabarire kutizera. Mbasengere. Imana ibabarire kutagira gute. Imana ibabarire kutizera no kudashima ibyo yakoze. Nubwo dufite intambara dufite ibintu Imana yadukoreye. Ukwiriye no kubihagararamo ukavuga ubwo Imana yampaye abana kwiga kwabo yabyaye inanira. Ubwo Imana yampaye ibiryo ubushize ubwo ntiyabimpa. Nagiye ngiye mbona abantu bafite ibibazo. Kandi natwe ubwacu twashyinguye Pasiteri Theogene Nzahari. Apfasiza abana 26 mu rugo. Na bane be yabyaye. Ntavuze ni gute 20 na bangahe? Ko mutavuga na bangahe? 20. Uwo muntu ntafite kwizera. Marine uzihera ku isahane zikarya zigahita zijya kuyigurisha. Zikagurura umogi zikagarura isahane. Imana dukiza tugira ubwoba bw'inzara. Ugasanga umuntu aravuga ngo urumva ngo Mana ngo tuba dushonje ngo nabanje n'ibyarabananiye kubagabo. Ntago wizera. Ni gute umuntu w'umupastor
n'inshingano ngira ngo mu gihe cyari cyarashize ntiyari pasiteri, yari umuvolonteri. Pasiteri utari perimana yabaye perimana nko mu gihe gito yahita apfa. Ubundi mbere yari volonteri. Utunga abana 20 harimo 4 bakaba 100. Murumva ukuntu kwizera birema. None se hari ahantu yajyaga guhinga ntiyabaga i Kigali nkatwe twese? Hari ahantu yajyaga guhinga, haraho muzahinga nubwo yaratuye intarabana, ariko munsi y'urugo ntaho yagiraga. Ikibanza cye yarakigabanye, inzu ye yari yara munsi yayo yari yariwakiyemo abana amanegisi yo kubamo. None wowe nutwubonye uturya wenyine ugahita ushyira n'urushyi ku munwa ngo yewe ngo turahi nutwawe wari waturiye wenyine. Ariko Imana dukize kutizera, iduhe kwizera mu izina rya Yesu. Imana bakize kutizera, ibahe kwizera mu izina rya Yesu. Twese duhagaze dusenge. Turambura ibiganza tubwire Imana ngo Mana dukize umwuka wo kutizera. Iyo abigishwa mikrofone noneho mwayikuyeho burundu. Iyo abigishwa babaga bari kumwe na Yesu bajyaga bamubwira ngo dukize kutizera, uduhereze kwizera. Bwira umuntu mwegeranye umumbwirire ngo Imana igukize kutizera, iguhe kwizera. Noneho komeza umufate ibiganza bibiri. Wamufashe hindukirira uwo muntu ugufashe kimwe, ibiganza byombi. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo dukize kutizera kandi uduhe kwizera. Noneho akanwa kawe ugakoreshe kuri uwo muntu umwambutse. Wamwambutsa ko mutangize, wamwambutsa. Murumva wamwambutsa? Umuntu muri kumwe ufite diplome yabuze akazi wamwambutsa akajya mu kazi. Umuntu muri kumwe waburaye wamwambutsa akajya kurya. Umuntu muri kumwe wambaye ubusa wamwambutsa akarya. Ako si bigenda bigishirije mwaba mutarafata. Inyigisho ya bitarafata nongera mbicaze dusubiremo. Mwanyikirije ngo amen. Abantu turi kumwe haleluya. Aba muri iki gice haleluya. Fata umuntu mw'ibiganza byombi bifata abantu babiri. Tugiye kubwira Imana ngo Mana banze tubabarire. Imana ibanze ibeze. Imana ibanze igirite. Imana ibanze ibeze kutizera, ibahe kwizera. Imana nitweze kutizera, imanura kwizera muri aya materaniro. Tugiye gusenga. Tugiye kubwira Imana ngo banze tweze kutizera, hanyuma uduhe kwizera. Hanyuma nitumara gusengera kutizera dusaba kwizera, tubwire Imana ngo Mana aba bantu abashomeri Mose yaravuze ati aba mubonye ntimuzongera kubabona. Kubera babyizeye nawe yamaze kubyizera barambuka. Nawe wakwizerera umuntu ufashe ukamwambutsa. Ukagira ute? Ntago mwese twabakoraho. Niyo umuntu yaba hanura yahanurira batatu, yahanurira muri kiriya gihande no muri iki no muri iki. Ntago mwese twabakoraho. Ariko umuntu wese akoresha ibiganza by'ahari, akore kuwo bari kumwe amwizerere. Buriya wowe ushobora kutizera ariko uwo muri kumwe wakaba afite kwizera kuri hejuru. Hanyuma ibyo udashoboye warabigufasha. Munyikirize cyane ngo amen. Mwarimu Jeanne bamumpere mikrofone. Nacyo naza akoresha iki? Hanyuma tugiye gusenga, tugiye kubwira Imana ngo Mana babarira abantu. Ubakuraho umwuka wo kutizera, umanura umwuka wo kwizera. Hanyuma buri muntu wese arajya asengera uwo muntu ati Mana mwirukanyeho umwuka wo kutizera umuhe kwizera. Hanyuma nitukiri muri iryo sengesho ritaracikira turahita dukomerezaho tubwire Imana ngo Mana abashomeri bambutse, abatariye ubagaburire, ababuze aho baba ubaha ibiryo, abambaye ubusa ubambike. Ibintu bidashoboka muri aya materaniro Imana ishyireho birashoboka. Karibu mushumba. Duhagaze imbere y'amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Nyemerera muri aka kanya abaja bawe bari imbere y'ubwiza bwawe Nyiringabo Kristo. Icyaha cyo kutizera ni icyaha utajya ubasha kwihanganira. Nabigishwa bawe wakibabonyemo. Uravuga ngo nzageza ryari kubana n'abantu badafite kwizera. Mwami Yesu Kristo, natwe turi muri iri teraniro turasenze tubabariye kutizera. Uyu mugabo mubabariye kutizera, uyu mugore mubabariye kutizera, uyu mukobwa n'uyu musore babariye kutizera. Mwami Yesu Kristo, Paulo yavuze neza avangwa ari umuntu wagiye mu ijuru rya mbere
twagera mu ijuru rya kabiri ndetse no mu rya gatatu. Nta kindi cyatumye agerayo ni uko yagize kwizera. Kwizera ni kutizera ni indwara mbi, kutizera ni indwara ikomeye, ariko dusanze iyi ndwara wabasha kuyidukiza kuko ari we dogiteri, kuko ari we muganga w'imitima. Wadukiza kutizera, twabasha kurinda imitima yacu kugira ngo ibyo kwizera bigume muri twebwe. Urakoze Yesu. Nyamara si ukutizera gusa, ahubwo abantu bafite n'ibindi byaha bumwe n'ubundi. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, muri uyu mwanya Yesu, reka umuntu wese wateranye atahatsindishirijwe nawe kubera ko kutizera hari ibindi bizamukiraho. Abantu nibatunga ijambo ryawe, abantu ntago bagisoma ijambo, bafite ibindi bahugiyemo. Ibyo nabyo ni ibyaha. Kurangara kwacu cyo nacyo ni icyaha. Kudasenga uko bikwiriye cyo nacyo ni icyaha. Muri aka kanya buri wese arakubwiye, buri wese arakubwiye, buri wese arakubwiye, buri wese arimo arakubwira, buri wese arimo arakubwira ngo mubare kutizera. Urakoze Yesu Kristo, urakoze murengezi ko witwa Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mutuze gato, mutuze. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Nyuma yo kwihana nta rubanza. Muririmbyi yaravuze ngo imbabazi zikandagira urubanza, zajya hejuru yarwo zikaririmba. Burya ziruta ibitambo, zikandagira urubanza zikarwishima hejuru. Hanyuma twahereye mu gitondo twihana, dushoje tunihana, ariko ndashaka ko dusenga. Tugiye kwambutsa abantu. Noneho umuntu uzajya yambuka ageza nishimwe hano, mujyane no ku nyubako. Nujya wambuka ufite perimi yabuze akazi, ufite diplome itagira akazi, uri umushomeri nta kazi ufite, murambure ibiganza. Abantu b'abashomeri, abashomeri badafite akazi, murambure cyane, murambure hejuru cyane, murambure. Abantu bafite akazi mo hano baba ari bake, abantu benshi nta kazi dufite. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, ambutsa abashomeri ubaha akazi, wambutsa abantu bashonje ubaha ibiryo, wambutsa abantu bafite amadeni Imana yambutsa abantu. Hanyuma urabona ko icyifuzo ufite n'uri iruhande rwawe aragifite. Agize ate? Mamanurireho ibiganza. Ndashaka ko dusenga. Manura ibiganza ubwira Imana ngo Mana, mfite ikibazo ariko uyu nguyu afite ikirenze, ndamusengeye. Nawe agusengere uti mu izina rya Yesu. Imana nikora igitangaza. Ndashaka ko akanwa kacu tugakoresha. Munyikirize cyane ngo amen. Abantu turi kumwe, haleluya. Muri iki gihande, haleluya. Akanwa kawe tangira kugakoresha, tangira kugakoresha. Hindukira umusengere. Hindukira usenge, muzamure. Mwisi y'umwuka mu kirere cyo kwizera. Mana mu izina rya Yesu, imbere yawe niho turi. Ababyeyi bari imbere yawe, abagabo bari imbere yawe, abakobwa n'abahungu bari imbere yawe. Abantu baje kwirirwa imbere yawe ari abashomeri, ari abantu, dufite abantu bashonje, dufite abantu basohowe mu mazu, dufite abantu badafite iyo baba, dufite abantu ubuzima bwanze bahungiye mu rusengero. Turasenze, dufite abantu bashonjesheje abana. Turasenze, turabasengeye mu izina rya Yesu. Turabasengeye. Icyo badusabaga ni ukwizera. Natwe twakubwiye ngo nubona tutizera, udukize kutizera, uduhe kwizera. Tuzamuye ababyeyi bashonje, tuzamuye aba bagabo babuze inzira. Turasenze Mana, turasenze. Tugiriye umutwaro bana bagabo, tubashyize mu mugongo, turabasengeye ngo inzira z'Imana ku bagabo zikinguke, inzira z'Imana ku bagore zikinguke. Abafite abagabo badafite akazi ukabahe, abafite abana bashonje ubagaburire, ababuze ubuzima turaburemye. Amasengesho agira amaso, agira amatwi, agira amaguru. Amasengesho arareba mu bana, akareba ku batware, akareba iyo abantu bari. Turayohereje amasengesho, turayohereje amasengesho, turayohereje mu ngo z'abagabo bara. Aya masengesho turayatumye, aya masengesho tuyatumye mu bagore, aya masengesho turayatumye mu bantu barwaye imigongo, aya masengesho turayatumye mu bantu bafite ibibazo by'amarosi, aya masengesho turayatumye mu bantu bafite ibibazo by'imitego. Katika jina la Yesu tumeragwa imbaraga z'umwijima, dufasha mbiri imbaraga z'ikuzimu, dutesheje agaciro imbaraga zo mu marimbi, bacunnyi n'abacwetizi. Turatwika. Duhamagaye umuriro w'Imana mu bantu, umuriro w'Imana.
katika jina la Yesu dutwitse karande dutwitse ibirozi tumenaguye amarosi turakubita hasi amarosi dutwitse amahembe muri aya masaha dufasha mbiri imbaraga z'amagini turatwika ibitega katika jina la Yesu dufashe mbiri turatwika turashirije turambuye abantu b'ibiganza abarwaye mu nda ufite ibibazo by'amara ibibazo by'imitwe turambuye abantu ibiganza tuburishamo imiyaga tuburishamo inama mbi tuburishamo akagamba mu izina rya Yesu dukuyeho impfu zitunguranye katika jina la Yesu twirukanye urupfu turwanyije urupfu twirukanyije urupfu turarushenye twirukanye imyuka y'impfu katika jina la Yesu ituruka ku byoherano ibitegano katika dukubise imbaraga z'amahembe dutwitse imbaraga z'ibitega turashirije katika jina turashirije duhamagaye umuriro turahamagara umuriro mu mwijima abantu bajyanwe mu mwijima duhamagariye umuriro w'Imana nutwike umuriro w'Imana nushirize twambuye abapfumu ibintu bafite dufashe mbiri imbaraga z'abapfumu tuzibujije gukora abapfumu tubabujije gukora twirukanye umwuka w'uburiganya impfu zitunguranye abantu bazi ngo baratashye kandi bariganyijwe turagukubita wa muriganya we turakwishe mu mwuka wo gusega turirukana umwuka w'impfu katika jina la Yesu turashenye amahembe yo mu gicuku turayashenye n'amazi kuzimu turazishenye ubugambanyi bw'abarozi turabushenye baragambanya natwe turasenze ibi bintu turabyanze urakoze dusengeye abana ba bene data dufashe mbiri umwijima dutwitse abadayimoni abana aho bari tubarambuyeho ibiganza umwijima wose nushe n'amazi kuzimu zishe gambane k'ikuzimu gapfe umushinya w'abadayimoni turawuvumye katika mu izina rya Yesu tukuramburiye ibiganza ababyeyi barambuye ibiganza abagabo barambuye ibiganza abakobwa barambuye ibiganza tugukomeye mu mashyi turagushimiye urimo urasenya inkuta z'abadayimoni aho abantu bari aho shitani yavuze ngo abantu ntibazaharenga abantu turagushimiye tugukomeye mu mashyi turagushimiye akira impundu z'ababyeyi baragushimiye abantu baragushimiye turagushimiye dusabiye iki gihugu umugisha iburasirazuba n'iburengerazuba majyepfo n'amajyaruguru mu gihugu hagati duhesheje igihugu umugisha nk'abanyamasengesho tugukomeye mu mashyi tugushimira mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah.